niba hari ibintu dukeneye kwiga, dukeneye kugaruka ku buhanuzi. Ibintu byose wakwiga, urimo uriga ibintu bya 666, urimo uriga iby'indangamuntu, urimo uriga ibiki byose, ariko ikibazo ni iki ngiki. Ubundi urimo uriga amabanga y'ijuru, urimo uriga ibimenyetso biranga ko abana b'Imana bagiye kugenda, ubundi wamaze kuba umwana w'Imana. Reka mbabwire, umuntu utanditse mu gitabo cy'ubugingo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Niyo mpamvu uyu mugoroba intego nyamukuru nifuza ku mutima wa buri muntu wese uri hano ni ukukurikirana izina ryawe. Reka mbabwire ikintu cyantangaje. Mu minsi yashize narindi aho abantu bakorera ibizami. Mwarabibonye yuko umuntu wagiye gukora ikizami cyo gutwara imodoka, buri kizami cyose iyo ukirangije uhita ugaruka ukandikisha izina. Ndi nimero ya 85, ndanyandikira kariya ndakarangije. Ukongera bakakubwira bati ukurikije ahandi nawe ukahajya. Wamara gutsinda barabikubwira, bakakubwira bati nuramuka utsinze ukabyina intsinzi ukibagirwa kujya kureba ngo bakwandike mu gitabo, ntuzavuze induru. Ni nako twakagombye kuba dukora natwe. Icyo Imana igushoboje wakagombye kuzaza ugaruka mu rwiherero ukabwira Imana uti Imana, izina ryanjye riracyanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko biragoye kuba umurimo wawe wakwandikwa izina ryawe ritagize gute, ritanditswe. Reka mbabwire mwabaririmbyi mwe, murabizi uko tuvunika. Abaririmbyi batanga amafaranga, bagatanga umwanya, abaririmbyi bakihanganira ibitutsi, abaririmbyi baba bafite abarwayi mu rugo, baba bafite ubwana burwaye, baba bafite abagabo bababwira bati ntukajye muri biriya bintu byo gusenga, simbishaka. Ariko wajya kubona ukabona isaha ya repetition ni yayindi, ababwiriza baravunika. Ushobora gukora amateraniro umugore wawe ari mu bitaro, cyangwa se ukagira ibindi bintu byinshi cyane bikuvuna. Abakuru b'itorero baragowe. Reka mbabwire, iyo mutashye nibwo baba bagiye gutangira inama. Hari igihe inama itunyererana, ikibuga kikanyerera, saa 2 zikagera z'ijoro, saa 3, saa 4. Umwizera mwari murimo kugira inama yarangiza akavuga ati mbivuyemo. Mukarara musenga muti nawe ataducika, dore yari umwizera wacu. Umukuru w'itorero yagera mu rugo, umugore akamubwira tuvuye mu bagore hehe iri joro. Ari ibyo yararimo ku itorero byanze, n'umugore nawe yarangiza akamubwira ati nshaka gukurikirana dosiye yawe, ibi bintu simbyumva. Abapasitoro bararushye, umwizera araza ukamugira inama, mwene data, abizera bavuga ko ukora ibi bintu bireke. Umwizera akakureba akakubwira ati pasitoro, ikote ryiza wambaye ni amafaranga yanjye, ndayafunga wicwe n'inzara ninjye ngutunze. Pasitoro akababara akabwira Imana ati Imana, sinkajye mpura n'abizera bameze nk'uyu nguyu, babaye benshi ntasara, barababaye nabo ntibababaye. Reka ngira ikintu babwira. Mose yahoraga yitondera yuko amatiku y'Abisiraheli no kubashugurikira byamukura mu gitabo cy'ubugingo. Mujye mukunda kwitanga. Gusa nanone icyo nabonye, abantu bitanga buri gihe Satani aboherereza abantu batuma bivumbura. Kwicara ukavunika, korari ukayivunikira nk'uko abayobozi b'amakorari muri aha mubizi. Igitaramo kikaba cya fundraising, korari kinjiza miliyoni nk'eshatu zo kugura ibyuma no gukora amavuna, warararitse abantu, amateleviziyo warayagiyeho, wajya kubona ukabona birangiye neza, urimo guserebura mu mutima ubwira Imana uti Imana byagenze neza. Umuntu akaza akakubwira ati wowe uri umupagani mubi, ibi bintu byose wabiteguye ngo wigaragaze werekane ko uturuta, Imana izakwishyurura agapfa nabi. Warangiza ugahita urakara ukabwira Imana uti Imana, aba banyagwa navunikiye, ibi nibyo banyituye. Mukuru w'itorero akavunikira abandi bose. Barangiza umunsi umwe agahaguruka mu nama, dufite ikibazo cy'umuyobozi wikundishwa abizera cyane, abasura
uyu muyobozi ariko arimo aranatuvangira, ese ni ngombwa ngo tujye duhora mu ngo z'abizera, twe niba tutaboneka turamaze, nuko nawe nta kazi agira. Umukuru w'itorero agahita avuga ati ngewe mba nasize akazi kanjye ndimo gukavaringa abayobozi bagenzi banjye, nuko nguko bambwiye. Satani agahita akubwira ati bireke wicare nabo bazabikore. Niyo mpamvu umuntu wese wivumbura yari intwari akivumbura, igikorwa yavunikiye nticyandikwa mu gitabo cy'urwibutso, kiba kirangiye nabi. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Muri uyu mwanya nagira ngo tujye mbere ku isomo ryacu ry'uyu mugoroba. Abafite aho bandika, Imana ibaha umugisha, kandi abadafite aho bandika ubwo sinzi uko bari bubigenze. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbasabe tujye mbere mu kwiga ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba dufite icyigisho kivuga ngo intsinzi ni ukuba mu gitabo cy'iki? Mu gitabo cy'ubugingo. Igitabo cy'ibyahishuwe, igitabo cya Daniyeli. Nimugoroba twize imfunguzo zigomba gukoreshwa mu gihe turimo kwiga ubuhanuzi. Nanone irindi somo rikomeye ni uko ibintu byose wakwiga mu gitabo cya Daniyeli, mu gitabo cy'ibyahishuwe, intsinzi yose ikomoka mu kuba izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko muri Bibiliya byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8, Bibiliya yari imaze kugaragaza inyamaswa y'igihangange, inyamaswa yari yarwanyije abera ndetse ihabwa no kubanesha. Tuzabibona neza yuko inyamaswa ishushanya ubwami. Hagiye habaho ubwami bwagiye bubangamira Imana, bubangamira abantu b'Imana, bubangamira ijambo ry'Imana. Ubwo bwami bwagiye burwanya ijambo ry'Imana, burwanya itorero ry'Imana, burwanya abantu b'Imana. Ariko Bibiliya igaragaza umurongo uteye ubwoba. Intsinzi yo mu byahishuwe, intsinzi yo muri Daniyeli ni ukuba mu gitabo cy'ubugingo. Muri uyu mugoroba ndagira ngo twinjiremo imbere, tumenye n'iki nakora kugira ngo izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. N'iki bisaba? Ese ni iyihe myiteguro ishyitse? Kubera ko ibintu byose by'ubuhanuzi birimo gusohora n'ibyenda gusohora, umuntu bizageraho atanditse mu gitabo cy'ubugingo azaba yararuhijwe n'ubusa. Bizaba birutwa n'uko aho kubaho yakagombye kuba inda ye yamubyaye yaba yaravuyemo. Azaba yararuhijwe n'ubusa, azaba ameze nka Yuda wagize amateka mu ntumwa ariko ntiyabona umusaruro nk'uw'intumwa zabonye. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya. Iyi ni inyamaswa yari yavuye mu nyanja. Iyi nyamaswa yari yakoze ibintu bibi cyane. Nimureba neza mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13, Bibiliya itubwira neza ko hari hadutse inyamaswa ivuye mu nyanja. Iyi nyamaswa yari ifite amahembe, ndetse ku mahembe yayo hari hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Ni ukuvuga ngo nabababwiye neza, iyi nyamaswa yashushanyaga ubwami bwagombaga kuzaza ku isi bukabeshwaho no gutuka Imana. Ndetse iyo nyamaswa nabonye bavuga uburyo yasaga, ariko barangije baravuga ngo cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Mu magambo make, ubu buyobozi bwagombaga kuba ku isi mu gihe nyuma gato yo mu gihe cya Yohana, bwari kuzagirana isano n'ubupagani ariko na Satani nyirizina. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica. Ibi tuzabyiga kugeza ubwo abantu baramije icyo kiyoka. Ndetse umurongo wa 5, ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Ibi tuzabyiga. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ry'Imana no gutuka ihema ry'Imana ndetse n'abantu baba mu ijuru.
ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose y'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Niba murimo kubyumva rero, ubu bwami niba mubireba, Yohana yarabubonye, abubona bufitanye isano n'imikorere ya Satani, abona bufitanye isano no kurwanya ihema ry'Imana aho Kristo ari mu ijuru, abona iyi nyamaswa ifitanye isano no kurwanya abera bisumba byose, ndetse abona hari n'igihe bizagera bigaragare ko ibanesheje. Abona iyi nyamaswa ifite tekinike zo gutuka Imana. Arangije arabyitegereza, Yohana arangije yandika ibanga ry'intsinzi kuri ibyo bintu byose, n'ubwo butegetsi buzaba bukora ibyo. Igice cya 13 umurongo wa 8 aravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mu magambo make, intsinzi, itandukaniro, kuba wafata umwanzuro unyuranye n'abandi, bizaba biterwa n'uko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'iki? Kw'isi. Ese ninde watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi? Yesu Kristo. Igihe Adamu na Eva bacumuraga, Adamu na Eva beretswe umusaraba uzabacungura, ndetse babwiwe kubaga intama. Iyo ntama bayibaze rero, amaraso yayo ndetse n'ibyayo nibyo byavuyemo igitambo, ndetse no kugira ngo babone umwenda wo kwambara, bambaye uruhu rwa ya ntama. Kubw'ibyo rero, intsinzi yo kugira ngo Adamu na Eva n'abamukomokaho bazaneshe, ni intsinzi yerekaniwe muri Edeni ku mwana w'intama, ari nacyo cyatumye icyo gitambo cyashushanyaga iki? Karuvari. Igihe Yohana yabonaga Yesu aje kubatizwa rero, abantu benshi bari bahuruye. Yohana aravuga ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute? By'abari mu isi. Kubw'ibyo rero, ahangaha ibyahishuwe biratwereka ko gutsinda kwa Adamu kwaturutse ku maraso y'umwana w'intama watambwe, kandi uwo mwana w'intama yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi yashushanyaga Yesu. Kubw'ibyo rero, intsinzi yagombaga kuboneka mu gitabo. Nshuti zanjye, reka twongere tunyarukire mu Kuva igice cya 32. Kuva igice cya 32, Bibiliya itubwira uburyo Abisirayeli bivovose bakora ibyaha, ndetse Imana irababara cyane. Imana ibabwira yuko batazagera i Kanani. Ariko nshuti zanjye, niba mureba neza, Mose yababwiye amagambo akomeye. Bukeye bwaho Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsanga Uwiteka, ahari ndabona uko mbitwarira. Mbitwarira bisobanuye iki? Ni njyewe nzi uko najya imbere y'Imana nkabasabira, nicyo nshinzwe. Ndaza kugenda njya imbere y'Imana ndebe ko Imana yabababarira. Reka ngire ikintu mbabwira, buriya Mose yari ari mu mwanya wa Kristo. Kristo niwe wenyine ushobora kutwitwarira imbere y'Imana, nta sengesho rigomba guca ahandi. Mose aravuga ati, ndareba ko mbitwarira. Mose asubiraho Uwiteka ari, aramubwira ati, nyamuneka nyumvira, ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, bwiremeye imana y'izahabu. Koko Mana waravuze ngo ntibakaramye ibishushanyo, bakoze ikosa rikomeye baramye icyo gishushanyo. Ariko wakwemera kubababarira icyaha cyabo, byaba byiza. Ariko nutabyemera, managura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Mose yari atandukanye n'abandi bantu bakora inshingano za gikristo. Abantu tubwiriza ariko dufite Satani mu mitima. Abantu baririmba bafite Satani mu mitima. Abantu bayobora itorero bafite Satani mu mitima. Abantu baricaye bibereye mu bintu byabo bafite Satani mu mutima. Ariko Mose yakoreraga Imana yaramaze kubimenya ko izina rye ryanditswe mu gitabo cy'iki? Cy'ubugingo. Ngiki kintu yaturushaga. Ariko Mose nawe yari umunyantege nke nkatwe, ahubwo yari yarubatse isano ye n'Imana idacika ya buri munsi, kugeza ubwo iyi Imana yishimaga yarabimenyaga. Imana yababara akagira gute? Akabimenya. None nagira ngo nkubaze, nje nawe ko turi abaririmbyi, nje nawe tukaba turi ababwiriza, tukaba turi abizera, benshi muri mwe mukaba mukomoka mu miryango y'abizera. Ndagira ngo mbabaze,
mwigeze mukurikirana ibigendanye n'amazina yanyu ngo mumenye ko mutarimo kuruhira ubusa niba amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mose yakundaga ubwoko bwa Isiraheli ku buryo yemeye kugurana ubugingo bwe ngo buguranishe ubugingo bw'Abisiraheli. Mu magambo make ni nkaho yaravuze ngo bo nibashake bazagera i Kanani ndetse bazabona ubugingo buhoraho, ariko wenda njyewe nemere mbure. Uwo mutima ni wa mutima wari muri nde? Muri Kristo Yesu. Mose amaze kuvuga gutyo, Imana yumva ntibivugitse neza. Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Imana yarimo kuvuga iti, wowe nta kibazo dufitanye. Aba bantu narabiyeretse, naberetse ubwiza bwanjye, ndimo ndabagaburira amanu, inkingi y'igicu n'iy'umuriro ni njyewe, ndi hejuru yabo, uko bwije n'uko bukeye ngenda mbana nabo. Aba bantu bagendera ku mugongo wanjye, nta cyiza ntabakoreye. Kubw'ibyo rero aba bantu bazi amategeko yanjye, aba bantu bazi umutima w'ibyo nkunda n'ibyo nanga. Kuba rero bansimbuje ikigirwamana, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mu gitabo. Inshuti zanjye, ujya uzirikana neza yuko igitabo cya Daniyeli n'igitabo cy'ibyahishuwe ni ibitabo bitwereka yuko hazabaho umunsi w'urubanza. Kandi kuri uwo munsi w'urubanza amazina y'abantu agomba gukurwa mu gitabo kimwe cyangwa akajyanwa mu kindi. Ijambo ry'Imana nizo ngingo nyamukuru zigomba gufatirwaho umwanzuro. Ujya utekereza ko hari umunsi uzahagarara imbere ya ntebe y'imanza. Ujya utekereza yuko ubuzima bwawe niburangira, uko witwaye, uko wigize bizagira icyo bimara. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 12, umubwiriza igice cya 12 handitse amagambo akomeye, ariko iyo ugiye muri Bibiliya ntagatifu ho bafite ukundi bayasobanura. Umubwiriza ni amagambo akomeye cyane, nifuza ko tunyaruka tukareba. Umubwiriza igice ni amagambo asoza igitabo cy'umubwiriza. Haranditswe ngo, iyi niyo ndunduro, umubwiriza 12:13, iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari ikiza cyangwa ikibi. Kuri uwo munsi igitabo amateka yawe yanditsemo kizaba gifitanye isano n'iyo utakwisobanura. Muri Bibiliya ntagatifu rero ahangaha banditse amagambo meza cyane. Baranditse ngo wubahe Imana. Nta magambo atangaje cyane. Reka turebe muri Bibiliya ntagatifu uko aya magambo bayanditse. Ndetse Bibiliya ntagatifu ndabona ntarimo kuyibona hafi. Yego, ndabona ntarimo kuyibona hafi, ariko nimuza kureba muri Bibiliya zanyu. Yego, murakoze cyane. Bibiliya ntagatifu igice mubwiriza igice cya 12, yego, umurongo wa 13, umwanzuro. Muri make rero ujye utinya Imana, icyo ni ikintu cya mbere, kandi ukurikize amategeko yayo. Nicyo umuntu abereyeho. Umuntu abereyeho ibintu bingahe? 2. Ibyo bintu 2 ni nabyo uzabazwa imbere y'Imana. Ubereyeho kubaha Imana cyangwa se kuyitinya? Icya kabiri, ubereyeho gukomeza amategeko yayo. Bibiliya ntagatifu yaravuze ngo ibyo bintu 2 nibyo umuntu agize gute? Abereyeho. Umurongo wa 14, koko rero Imana izahamagaza ikiremwa cyose igicira urubanza ku byihishe byose, ari byiza ari n'iki? Ari n'ibibi. Nshuti zanjye, Daniyeli we muri Daniyeli igice cya 7, Daniyeli yabonye umukuru nyiri ibihe byose. Uyu ni data wa twese. Imana ni umukuru nyiri ibihe byose.
niyiha abantu kurama, niyiha abantu kumenya uko bitwara mu bihe bigenda bihindagurika. Umukuru nyiri ibihe byose niwe ukurikirana ibintu uko bikurikirana, kandi abantu b'ibihe byose bazahagarara imbere ye abacira urubanza. Daniyeli 7:9. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiri ibihe byose ariyicara. Imyambaro ye yeraga nka sheregi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro, uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo bigira gute? Birabumburwa. Nta manza zishingira ku marangamutima. Ubu mu misengere yacu abantu bafite ibintu by'ibinyoma basenga, bafite ibintu by'ibinyoma bizera, bafite ibintu bagiye babeshywa bitava mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana urubanza rwayo rushingira ku bitabo, ntabwo rushingira ku marangamutima. None ko twari twize igitabo cy'ubugingo hakaba havuzwe ibitabo, ni ibi ibyanditswe byera bitwereka ibitabo bitatu. Muri ibi bitabo bitatu rero ndagira ngo muri uyu mugoroba nkorane nawe urugendo dukurikije ubuzima tubayemo bwa buri munsi, dukurikije ibyo duteganya, dukurikije imitima yacu uwo twayeguriye. Turarara tumenye muri ibi bitabo bitatu ngo amazina yacu yanditswe mu bihe bitabo. Daniyeli yarabyitegereje. Naraye mbibabwiye, igitabo cya Daniyeli, igitabo cy'ibyahishuwe ubu tugiye kwinjiramo neza, ni ibitabo bidasanzwe. Abantu bagomba kubyiga, harimo kwihana, harimo kubabarirwa. Mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe harimo intsinzi, harimo amateka y'ibihe uko bigiye gukurikirana, harimo imbaraga ikura umuntu mu bujiji no mu ntege nke akagira ibyiringiro ko ubwami bw'Imana buri hafi. Nshuti zanjye, reka nimukire mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe 20:11. Bibiliya iravuga ngo iki? Mbona intebe y'ubwami nini yera. Amen. Ndagira ngo ndebe umuntu unyibutsa, nimugoroba twabonye Ezekiyeli yerekwa ibizima bine. Yabanje kwerekwa ibintu by'umuriro bishibagura n'ibiki byose. Ezekiyeli arebye hejuru ahabona ibizima bine. Hejuru y'ibizima bine yahabonye iki? Abo twari twiganye yahabonye iki? Intebe. Good. Yahabonye intebe. None intebe yari ibereye aho, hejuru y'intebe hari hicayeho iki? Simwe mbaza? Hari hicaye usa n'iki? Usa n'umuntu. Buri gihe rero iyi ntebe y'Imana igaragajwe, baba bagiye kugaragaza yuko Imana ikurikirana ibintu byose nta na kimwe isobwa. Baba bagaragaza yuko ifite ububasha bwo gufatira ikintu cyose umwanzuro. Kubw'ibyo rero dutangiye ibyahishuwe. Muzabona igitabo cya Yeremiya, Yesaya, Ezekiyeli, Daniyeli n'ibyahishuwe bihurira ku buryo berekana Imana n'ikigiye gukora. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona nigize gute? Iyicayeho. Isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo bigira gute? Birabumburwa. Buriya na ba bantu biyahura bakagira ngo birarangiye, Imana izabazura bongere bahagarara imbere y'intebe yayo. Buriya na ba bantu bajya bicara ukamubwira uti wijya gusambana, akakubwira ati ngiyeyo ruzaca Imana. Burya koko bavuga ukuri, ruzaca Imana. Bibiliya igitabo cy'ibyahishuwe kiratangaje. Mbona abapfuye. Hariya Bibiliya yavuze ngo iki? Abakomeye n'abagize gute? Reka mbabwire, mu isi abakomeye n'aboroheje nta hantu bahurira, ntibarwarira mu bitaro bimwe, ntibatura mu makaritsiye amwe, no gushyingurwa ntibashyingurwa mu marimbi amwe, kandi nanone ntibavugwaho amagambo amwe iyo bapfuye. Iki ni ikibazo gikomeye, ariko Imana
izahamagara ab'ubukene bwazimije ubugingo, izane n'ab'ubutunzi bwazimije ubugingo, bose bayihagarare hehe? Bayihagarare imbere. Ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bagize gute? Ibyo bakoze. Uyu munsi wa none abantu bafite inyigisho ivuga ngo kwizera kuramaze. Nta mpamvu. Abo twiganye mu gitondo mu Bihamya volume ya 5 twabonye amagambo avuga ngo nk'uko twatura ibyaha by'abaturanyi twagiriye nabi tukajya kubaturira kugira ngo tworoherwe ku mutima, ngo ni nako tugomba kwatura ku cya 10 tuba tutaragaruye. Ibyo bintu bifite imbaraga zimwe, niwirengagiza kimwe n'ukora ikindi uzaba uhuye n'akaga. Ariko abantu baricaye, muntu icya 10 ajya kukigarura, yarangiza Satani akamubwira tufite ibibazo. Erega impamvu bakana kabagitanga nta bibazo bafite, bafite amafaranga, bafite nayo gutera inyoni. Ariko nyakamwe wagiye wimenya kuri umunyabibazo, ubu wabiretse ko wazanakishyura mu mwaka utaha wabonye ibintu byagenze neza. Rega nubura ubwenge n'Imana izakureka. Satani niko yongorera abantu mu bujiji. Ariko nagira ngo mbabaze, ahangaha imanza zizashingira ku by'abantu bumvise gusa, ibyo bagize gute? Ibyo bakoze. Reka ngira ikintu mbabwira. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera iki? Bimubera icyaha. Ndagira ngo mbabwire ngo rero tuzabazwa ibyo twakoze, ariko tubazwe n'ibyo twagombaga gukora tutagize gute? Tutakoze. Pilato yafashe amazi arakaraba, abwira abaturage rwose ati mbabambire nde? Bati Yesu. Pilato arakaraba ngo yereke Imana, kuko yari amaze kubimenya ko azabibazwa ku munsi w'urubanza. Yarakarabye ngo yereke Imana ko ntako yari afite yagira. Ariko ijuru, uko gukaraba ntabwo ijuru ryakwemeye, kuko Pilato yakarabye hari icyo yagira gute? Yakora. Nshuti zanjye, ibi bitabo rero ni gute turi bwinjire neza tukabimenya? Inyanja yagaruye abapfuye bo muri yo, umurongo wa 13, Ibyahishwe 20. Urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yagize gute? Yakoze. Umva, reka mbabwire mw'abantu, ubu iyo ndimo kwiga ibi ngibi nibaza abantu badafite icyo bakora mu miryango yabo, badafite icyo bakora mu nzu y'Imana, muganira akaba afite ubukristo bwo ku munwa gusa. Kwizera kurahagije, kwizera kurahagije. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Kwizera kudafite imirimo kuba kugize gute? Kwagupfuye. Kubw'ibyo rero abantu bazacirwa urubanza rw'uko bizeye Yesu cyangwa batamwizeye, ariko abamwizeye bakagira kwizera kudafite imirimo, bo nta n'urubanza rundi bazaba bamaze kurwiciraho. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo, nawe ajugunywa muri ya nyanja yaka iki? Reka mbabwire, niba hari ibintu dukeneye kwiga, dukeneye kugaruka ku buhanuzi. Ibintu byose wakwiga, urimo uriga ibintu bya 666, urimo uriga iby'indangamuntu, urimo uriga ibiki byose, ariko ikibazo ni iki ngiki. Ubundi urimo uriga amabanga y'ijuru, urimo uriga ibimenyetso biranga ko abana b'Imana bagiye kugenda, ubundi wamaze kuba umwana w'Imana. Reka mbabwire, umuntu utanditse mu gitabo cy'ubugingo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Niyo mpamvu uyu mugoroba intego nyamukuru nifuza ku mutima wa buri muntu wese uri hano ni ugukurikirana izina ryawe. Reka mbabwire ikintu cyantangaje. Mu minsi yashize narindi aho abantu bakorera ibizami. Mwarabibonye yuko umuntu wagiye gukora ikizami cyo gutwara imodoka, buri kizami cyose iyo ukirangije uhita ugaruka ukandikisha izina. Ndi nimero ya 85, ndanyandikira kariya ndakarangije. Ukongera bakakubwira bati ukurikije ahandi nawe ukahajya. Wamara gutsinda barabikubwira, bakakubwira bati nuramuka utsinze
ukabyina intsinzi ukibagirwa kujya kureba ngo bakwandike mu gitabo, ntuzavuze induru. Ni nako twakagombye kuba dukora natwe. Icyo Imana igushoboje wakagombye kuzaza ugaruka mu rwiherero ukabwira Imana uti Imana, izina ryanjye riracyanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko biragoye kuba umurimo wawe wakwandikwa izina ryawe ritagize gute, ritanditswe. Reka mbabwire mwabaririmbyi mwe murabizi uko tuvunika. Abaririmbyi batanga amafaranga, bagatanga umwanya, abaririmbyi bakihanganira ibitutsi, abaririmbyi baba bafite abarwayi mu rugo, baba bafite ubwana burwaye, baba bafite abagabo bababwira bati ntukajye muri biriya bintu byo gusenga simbishaka, ariko wajya kubona ukabona isaha ya repetisiyo ni yayindi. Ababwiriza baravunika, ushobora gukora amateraniro umugore wawe ari mu bitaro, cyangwa se ukagira ibindi bintu byinshi cyane bikuvuna. Abakuru b'itorero baragowe. Reka mbabwire, iyo mutashye nibwo baba bagiye gutangira inama. Hari igihe inama itunyererana, ikibuga kikanyerera, saa 2 zikagera z'ijoro, saa 3, saa 4. Umwizera mwari murimo kugira inama yarangiza akavuga ati ahe mbivuyemo. Mukarara musenga muti nawe ataducika, dore yari umwizera wacu. Umukuru w'itorero yagera mu rugo umugore akamubwira tuvuye mu bagore hehe iri joro. Ari ibyo yararimo ku itorero byanze, n'umugore nawe yarangiza akamubwira ati nshaka gukurikirana dosiye yawe, ibintu simbyumva. Abapasitoro bararushye, umwizera araza ukamugira inama, mwene data abizera bavuga ko ukora ibi bintu bireke. Umwizera akakureba akakubwira ati pasitoro, ikote ryiza wambaye ni amafaranga yanjye, ndayafunga wicwe n'inzara ninjye ngutunze. Pasitoro akababara akabwira Imana ati Imana, sinkajye mpura n'abizera bameze nk'uyu nguyu, babaye benshi ntasara, barababaye nabo ntibababaye. Reka ngire ikintu babwira, Mose yahoraga yitondera yuko amatiku y'Abisiraheli no kubashugurikira byamukura mu gitabo cy'ubugingo. Nshuti zanjye, nagira ngo twinjire duhere ku gitabo cya mbere. Igitabo cya mbere ni igitabo cy'urwibutso. Iki gitabo cy'urwibutso rero kijyamo iki, kijyamo bande? Igitabo cy'urwibutso tugisoma muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 16. Bibiliya zanyu murebe, haranditswe ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Uwiteka akagira gute? Agatega amatwi akumva. Iyo Imana ibonye abantu bayo bagiye guhura, bagiye kujyana muri bisi, muri kwasiteri ivi Musanze ijya i Kigali, Imana ibwira abamarayika bayiti mube hafi muze kwandika. Abantu bakomeye bagiye guhura baganira iby'ubwami bukomeye. Harangiza mukaganira amakuru ni meza, uru rukweto ko ari rwizara. Ni umuntu w'inshuti yanjye warunzaniye, ariko urabona rugendana n'iyi pantaro. Iyo pantaro nayo ni nziza pe, iranakubereye. Erega njyewe n'ubundi niyo naba nambaye ibya make ndaberwa. Bakagenda baganira, kera kabaye umwe agafata telefone akajya ku ifoto, yajya ku ifoto undi agahita amubwira ati uyu musatsi rero iyo nawe uhinduye ibara ugasa gutya, umva ni ukuri pe, mba numva nezerewe. Mukajya mu by'imisatsi, mukajya mu by'iki. Naho marayika w'Uwiteka yateze ikaramu ngo abantu bakomeye b'Imana bagiye kugira gute? Kuganira. Agashaka ibintu biri bwandikwe mu gitabo cy'urwibutso we akabibura. Kubera iki? Iyo abubaha Uwiteka bahuye bagiye kuganira, Uwiteka yategaga amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Buri mwanya bahora bita ku izina rye. Abangaba rero Imana irabakurikirana cyane. Niyo mpamvu niba uri umuntu w'Imana, saba Imana ive mu mutima gusa, isesekare no ku munwa. Iki gitabo rero, mu gitabo cy'intambara ikomeye bavuze abantu bandikwa mu gitabo cy'urwibutso ni bande? Bibiliya iravuga ngo abantu muri icyo gitabo cy'urwibutso buri zina ry'umuntu riranditse, ariko
amagambo agaragaza kwizera umuntu w'Imana yabwiye undi yacitse intege yandikwamo. Amen. Kuri iyo usura umuntu ukambwira uti mama kanaka nibyo koko abana barakwahagije, umugabo arakwahagije, ariko reka nkwibutse ntibiguce intege. Uribuka ukuntu uri umukobwa wakundaga Imana, n'uyu munsi wa none uracyari umusirikare w'Imana, wicika intege. Hari abahamya benshi bategereje kunesha kwawe natwe turimo. Umumama yarangiza agatangira akabwira Imana ati nsindagiza maze ngereye amahoro. Ayo magambo rero wabwiye umuntu, reka ngire ikintu mbabwira, nanjye mpagaze ku ruhimbi. Hari umuntu wigeze kunsanga ndi mu ntege nk'ibyiringiro byashize, iby'agakiza byankamukanye, anganiriza amagambo y'ubutwari n'ubiyo duhuye. Ndamubwira nti wangiriye neza. Iyo muhuye n'abantu bacitse intege muvuga iki? Mu gitabo cy'urwibutso amagambo agaragaza kwizera nyibukire. None abakristo bo mu minsi imeruka b'indyarya, aricara akakubwira ngo icyo kuboko kw'iburyo gukoze ukw'ibumoso niko kagire gute ukabimenya. Iri somo Yesu arivuga yashakaga kwerekana ko tudakwiye kwishimagiza ku kantu kose twakoze, ariko imbere y'Imana abantu bayikoreye bajya bayibwira ngo Mana, ibi bintu narabikoze mfashijwe nawe, ibi nabyo uzagira gute uzabinyibukire. Wowe uzibukirwa kuki? Uzibukirwa kuki? Igitabo cy'urwibutso cyandikwamo imirimo myiza ikorewe inzu y'Imana. Imirimo igize gute? Myiza. Umukecuru uza akadoda agatambaro, akakandikaho agatambaro ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe tugize gute turishimye, agatambaro akagashyira ahangaha. Ijuru ribara yuko nicyo ashoboye. Iyo anashobora kuba yasigisha irangi ku ruhimbi akazana intebe, nabyo yari kugira gute? Yari kubikora. Kubera iki? Imana ireba akantu gato umuntu atanze n'umutima gatanganye. Uwo muntu akaba arimo arabwira Imana ngo ubu turi bato, nidukura tuzagira gute? Tuzasumbyaho. Ariko mwiriwe, imirimo myiza ikorewe inzu y'iki? Y'Imana. Uko urushaho kuba umuntu udafite icyo umaze mu rusengero, bagatanga umushinga bati turashaka gukora iki, ugatangira uti hano hasengera umukire kanaka yabyikorera wenyine, muzashiduka imigisha yanyu yose yaratwawe n'abantu bake. Ikintu nkundira amakipe, hari amakipe abiri mu Rwanda akomeye, Rayon Sport na APR. Iyo uri umufana wabo, nabo bafite ibitabo bandikamo abafana babo. Uraza ugasakuza ukambara kwisiga amarangi, ugafata bya vuvuzera bakakubaza bati uba mu yihe unity? Niko uba hehe wowe ubarizwahe? Ugatangira uti ngewe urumva nanjye buri ikipe ni yacu ibiri ku mutima. No, twe ntidukeneye ibintu byo ku mutima. Ubu dukeneye umuntu ufata vuvuzera akisiga amarange, tukanyagirwana, twatsindwa akababarana natwe, kandi amafaranga ye ntayafunge akayatuzanaho. Ibintu byo kuvuga ngo ufana Rayon Sport rero wicaye ngewe ndi umufana umva ikipe ni iwacu Nyanza shaya, byose biracyabaho. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, niba amakipe azirikana abantu bafite icyo bakoze muri yo, niba ibihugu mu gihe birimo kwikura mu nzira y'ubukene, iyo bimaze gukira hari abantu bisonera kuko babifashije kuvunika, amazina yabo n'abana babo bakazahora baciriwe inzira kubera ko base baritanze baravunika. Imana yo ishobora kwibagirwa abayikoreye bagacira inzira abana babo y'ahazaza kubwo kuvunika kwabo? Ntibishoboka. Nshuti zanjye, igishuko cyose umuntu yatsinze mu ijuru bacyandika mu gitabo cy'urwibutso, kubera ko ntako atagize gute? Ntako atagize. Iyo ntsinzi irandikwa kugira ngo nuramukuye n'ikindi kigeragezo, abamarayika bakurinda bazibuke yuko wigeze kugira intsinzi isa n'iyo, bakubwire bati ntugahunge ibituma ugira gute? Utsinda. Buriya nagira mbabwire, igishuko iyo utaragifatira umwanzuro, ijuru ntago rikikwandikaho. Bibiliya avuga ngo ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize iki? Umubi. Mu bitwoshya ntuduhane,
kutaduhana ni iki? Turi mu bitwoshya ariko ntiturabifatira umwanzuro. Nzengurutswe n'abantu bambaye ubusa, nzengurutswe n'abasinzi, nzengurutswe n'abagome n'abantu barobanura abantu ku moko, ariko uwo mwanzuro ntabwo wari wagera muri njyewe. Icyo usenga usaba Imana rero urayibwira ngo ntumpane muri ibi bintu birimo kugira gute, birimo kunyoshya, ahubwo ugire gute, unyize iki? Unyize umubi. Icyaha umuntu yanesheje. Buri muntu wese wicaye hano afite icyaha cyamugoye kukireka, kimwizingiraho ku buryo buri munsi yatekereje iby'ubwami bw'Imana umutima udunda kubera icyo cyaha cyamunaniye. Iyo urwanye nacyo rero ugatabaza ijuru, ugahagurukira kwizera kwawe, ugafata amajoro, ugafata umwanya wo kwiyiriza ubusa, ugafata umwanya ukiga ijambo ry'Imana kugira ngo umenye uburyo uzaca iyo minyururu, ijuru rikwandika mu ntwari zanesheje icyaha cyananiranye. Urugero, Dawidi yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Dawidi Bibiliya yigaragaza Zaburi zijya gusoza yarakiyatse. Adamu na Eva icyaha bakoze bakirukanwa muri Edeni, kubwo kubana n'Imana buri munsi no guhora babona ingaruka z'ibyo bakoze, bahora basaba Imana kutazagwa mu kindi, bagize kunesha kudasanzwe. Icyaha wanesheje. Ariko reka ngiye ikintu mbabwira, niba ibyaha ubigotomera nk'amazi, ubundi nagira ngo mbabaze, ibi bintu iyo turimo kubyiga gutya, mubona abantu banditswe mu gitabo cy'urwibutso ni bangahe? Ariko turaririmba ijuru, turaribwiriza, turashyira abantu ku rutonde rw'abagiye kujyamo, turasengera abantu bahagurutse tukababwira ngo Imana nibandike mu gitabo cy'ubugingo. Ariko iri jambo ni ikintu gikomeye, ijambo rihumuriza abandi. Umuntu yavuze umurimo w'ubwitange umuntu yakoze wandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Kwitanga mu gihe abo muririmbana bajugunye ibintu, abo muyoborana b'abakuru b'itorero babijugunye, abizera batereranye itorero, umwizera watereranywe n'abandi, ukumva ni wowe bireba. Iyo ufashe iya mbere ugakemura icyo kibazo, ijuru rikwandika mu gitabo cy'urwibutso, kandi abantu barangaranye uwo muntu. Imigisha bagombaga gukuramo aho ngaho, Imana iyo migisha iyishyira ku mutwe wawe wenyine. Mujye mukunda kwitanga. Gusa nanone icyo nabonye, abantu bitanga buri gihe Satani aboherereza abantu batuma bivumbura. Kwicara ukavunika, korari ukayivunikira nk'uko abayobozi b'amakorari muri aha mubizi. Igitaramo kikaba cya fundraising, korari ikinjiza miliyoni nk'eshatu zo kugura ibyuma no gukora amavuna, warararitse abantu, amateleviziyo warayagiyeho, wajya kubona ukabona birangiye neza, urimo guserebura mu mutima ubwira Imana uti Imana byagenze neza. Umuntu akaza akakubwira ati wowe uri umupagani mubi. Ibi bintu byose wabiteguye ngo wigaragaze werekane ko uturuta, Imana izakwishyurura agapfa nabi. Warangiza ugahita urakara ukabwira Imana uti Imana aba banyagwa navunikiye, ibi nibyo banyituye. Mukuru w'itorero akavunikira abandi bose, barangiza umunsi umwe agahaguruka mu nama. Dufite ikibazo cy'umuyobozi wikundishwa abizera cyane, abasura. Uyu muyobozi ariko arimo aranatuvangira. Ese ni ngombwa ngo tujye duhora mu ngo z'abizera? Twe niba tutaboneka turamaze, nuko nawe nta kazi agira. Umukuru w'itorero agatavuga ati ngewe mba nasize akazi kanjye, ndimo gukavaringa abayobozi bagenzi banjye, nuko nguko bambwiye. Satani agahita akubwira ati bireke wicare nabo bazabikore. Niyo mpamvu umuntu wese wivumbura yari intwari akivumbura, igikorwa yavunikiye nticyandikwa mu gitabo cy'urwibutso, kiba kirangiye nabi. Umurimo w'ubwitange, umubabaro n'agahinda umuntu yihanganiye ku bwa Kristo, ibigeragezo umuntu yaciyemo bikamutera agahinda, kwirukanwa mu kazi kubera isabato, guhura n'ibigerageza iwanyu bakakwirukana kubera ko bakwehereje gushaka utahashatse, agahinda n'amagambo mabi, iterabwoba rya Satani. Ibyo bintu byose byakubabaje bikageza ubwo urarurira, kugeza ubwo uburiri bwawe buhora butose.
Imana iricara ikavuga ngo ariya marira ntapfa ubusa. Zaburi 56, Zaburi 56 umurongo wa 8, 56 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo mbese ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Amen. Amarira y'abantu b'Imana baterwa agahinda n'icyaha n'ababagerageza, aya marira Imana iyabika mu icupa, ariko igategeka marayika wayo kwandika mu gitabo ayo marira, kugira ngo ku munsi tuzagera mu ijuru, igihe Imana izaba irimo guhanagura amarira yose, kuki? Ku maso izahanagura amarira afitanye isano n'umurimo wayo. Izahanagura amarira afitanye isano n'umurimo wayo. Mwese mwize icyigisho cyo muri primaire cy'umwana wakundaga kwitatsa. Yaricara avuga ati ariko ubundi abantu barankunda. Yiha tekinike yo kuzaza arira nta kintu kigize gute kibaye. Agatangira ati ni mu ntabare, bati habaye iki? Kirantwaye. Bakamanuka bose bakaza bakambwira bati giciye he? Yarangiza ati nta gihari, nagira ngo ndebe ko mu nkunda. Undi munsi nanone arongera aricara aririza, kabaye nyamuneka bo hepfo ku musozi n'abaruguru mu ntabare, kirantwaye. Bamanuka biruka, baraza barahagera, yihanagura ibyo yariraga, arababwira ati nagira ngo ndebe ko mukinkunda. Ariko kera kabaye noneho cyagize gute? Cyaraje. Aratangira ati karabaye ni mu ntabare. Bati niko yabaye, ahora yiriza. Noneho ni impamo y'Imana kiraje, bati nejo niko yavugaga. Kimugera ati noneho kiranjyanye burundu. Abantu bati genda n'ubundi niko watubereye. Reka mbabwire, amarira ijuru rizahanagura, amarira abantu barizwa n'ababagerageza, amarira n'agahinda abantu barira kubw'umurimo w'Imana, kubwo kugeragezwa na Satani. Hahandi ujya kubona ukabona umuntu agushinja ibinyoma utanabikoze, akazenguruka mu bantu akabamamaza, aho ugeze hose umuntu akakubwira ati twajyaga tugira ngo uri umuntu w'Imana, nuko ukubona ugenda ukumva imitsi yo mu mutwe irabyimbye, ukarira ubwira Imana uti Imana wandenganuye kuri mu ijuru, ubu kuza umutima wanjye ibi bintu koko byarabaye. Mu isi barakurenganya, Imana igafata ya marira. Umuntu wagize uruhare mu kukuriza ayo marira ntazava ku isi nawe atagize gute? Atarize. Amarira ni ikintu gikomeye. Buriya rero abagabo ukuntu duteye, iyo umugore arize uhita wumva ibintu bimurijije ari nk'ibintu by'abana. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, buriya amarira yose agira uburemere bwayo. Niyo mpamvu ntukajye ugira uruhare mu kumeneka kw'amarira y'abantu, kuko Imana iyatega icupa kugira ngo ikurikirane imenye impamvu zo kumeneka kw'ayo marira. Igitabo cy'urwibutso ntabwo gisanzwe. Ndasaba Imana ngo ibamfashirize amazina yanyu, imvune zanyu, kwitanga kwanyu, gukurikira Imana kwanyu kujye kubyara imirimo yakwandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Ni igitabo cy'intwari. Umva, dukwiye kuririmba indirimbo ivuga ngo mbese ngize gute? Nanditswemo mu gitabo cy'ubwami. Igitabo cya kabiri cyavuzwe ni igitabo cy'ubugingo. Mu gitabo cy'intambara ikomeye basobanuye neza ko igitabo cy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bavutse ubwa kabiri bakinjizwa mu murimo w'Imana. Kuvuka ubwa kabiri ni iki? Kubera iki? Umuntu utarabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kubyarwa n'amazi ni ukubatizwa, ukabatizwa mu mazi menshi nk'uko Yesu yabatijwe, ugafata umwanzuro wo gutera umugongo ibyaha byawe, warangiza umutimanama wawe ntiwicireho urubanza, warangiza ukabatizwa, ariko ukabyarwa n'umwuka, kugira ko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bonyine bana b'iki? Bana b'Imana. Ariko ubu abantu baricaye
bagumye mu byaha byabo. Abantu bategereje kuzabyina intsinzi ku munsi w'imperuka, batarigeze bagira intsinzi yo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Igitabo cy'ubugingo cyanditsemo amazina y'abantu binjijwe mu murimo w'Imana. Nshuti zanjye, nimureba neza mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 5, gifitanye isano no kunesha no kwambikwa ikanzu yera. Ndetse Abafilipika n'umurongo wa 3 cyanditswemo abarwanira ubutumwa bwiza intambara. None wowe uricaye, ivugabutumwa nta kintu uri kurebaho, ibintu byo kwiyegurira Imana nta kigenda. Ikintu cyitwa kubyarwa ubwa kabiri ni amakuru y'ahandi kuri wowe. Urajya hehe niba iki gitabo utacyanditswemo? Igitabo cy'ubugingo ni ikizi, ni icy'umwana w'intama watambwe yereka kuremwa kw'isi. Bivuze ngo iki? Iyo uri muri Yesu uba uri no mu gitabo cy'iki cy'ubugingo. Muri iki gitabo cyitwa ibibaho mu minsi y'imperuka, mboneraho no kubibutsa ko muri iki cyumweru umuntu wese ufite iki gitabo azakizana, ujye ukigendana mu gikapu buri munsi. Iki cyumweru cyose iki gitabo ndagishaka, abagifite mukizana. Haranditswe kuri paje 136 ngo uko dusatira iherezo ry'ibihe, ni nako itandukaniro hagati y'abana b'umucyo n'abana b'umwijima rigenda rirushaho kugaragara. Bazarushaho kugaragaza ko batandukanye. Iryo tandukaniro ni irihe rero? Rizarushaho, iryo tandukaniro ryumvikana mu magambo nk'aya Kristo yavuze: kubyarwa bwa kabiri, kuremerwa muri Kristo bundi bushya, gupfa ku by'isi no kubaho mu Mana. Izo ni inkuta zitandukanye iby'ijuru n'iby'isi, maze zikagaragaza ab'isi n'abatoranyirwe ngo bayisohokemo, abarobanuwe kandi b'agaciro mu maso y'Imana. Amen. Kubyarwa bwa kabiri ni igikuta gitandukanya isi n'iki n'ijuru. Ni igikuta gitandukana abatoranyijwe n'Imana n'abataratoranyijwe n'Imana. Reka ngire ikintu nkubwira, ukwiye gukurikirana iby'agakiza kawe. Uyu mugoroba ndagira ngo mbereke yuko ibintu byose twakwiga ubuhanuzi, twakwiga gutsindishirizwa ukabimenya gusa, nta kintu bimaze. Imana irashaka kwinjira muri twebwe kugira ngo ibyare imirimo yo gukiranuka. Igitabo cy'urupfu nicyo gitabo cya 3. Wamaze kubimenya neza, niba ibiri mu gitabo cy'ubugingo bitakureba, ukababonye iby'igitabo cy'urwibutso, kuko igitabo cy'urwibutso n'igitabo cy'ubugingo bifitanye isano, ariko nta sano bigirana n'igitabo cy'urupfu. Iki gitabo cy'urupfu rero cyo giteye ubwoba. Iki gitabo cy'urupfu cyanditswemo ibyaha by'abantu. Ibyaha byose byandikwa nk'uko wabikoze. Kandi noneho hari igitabo nasomye cyitwa ubutumwa ku basore, ho baravuga ngo buri kagingo kose kagenda gashyirwamo detaye yako. Ibyaha byose dukora, iyo ukoze icyaha utekereza ko cyajya mu gitabo cy'urwibutso? Urumva icyaha cyajya mu gitabo cy'ubugingo? Reka da. Amazina y'abantu benshi yanditswe mu gitabo cy'urupfu. Icyo basigaje ni ikintu kugenda hashyirwamo udutire tw'utuntu tw'ibyo bakoze. Ibyaha by'abantu, ibibi abantu bagambirira mu rwihisho ariko ntibabishyire mu bikorwa. Umuntu akagambirira kwiba ariko agasanga polisi irakanuye. Umuntu akagambirira kuroga umuntu ariko yazaza agera hari bumurogere agasanga hari abantu benshi, akabura uburyo. Ijuru ribara yuko icyo cyaha wagize gute, wagikoze. Ibyo nabyo byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Icya 3, ijambo ryose ry'ikinyoma tuvuga ryandikwamo. Umurimo wose wo kwikanyiza, ubwiyemezi, umurimo wose umuntu akoze yigaragaza wandikwaho. Inshingano yose itarujujwe, inshingano yose wari ufite ukayitorerwa mu nzu y'Imana ntuyubahirize, inshingano utubahirije, ijuru ntirizita ngo warivumbuye, ngo hari umuntu wagucyuriye urabireka. Satani ni mubi. Dufite inshingano yo kubwiriza ubutumwa. Korari zakagombye kuba zifatanya. Imwe yaba ifite igitaramo, izindi zikaza zose zikayishyigikira. None twamaze kumera nk'amakipe yo mu Bwongereza.
imwe igiye kugura umukinnyi, iyindi iramuzamura kandi itazamukenera. turajya hehe? Si ubwo bundi ibyo dukora byandikwaye, kugeza ubwo korari imwe itegura ikintu iyindi ikagisambaza, kandi abantu baba barimo kubyica ni abantu birebesha neza. Nigeze kujya ahantu gukora ivuna, pasiteri yantumiye abizi ko iryo torero ridaheruka ivuna, inama y'itorero ngo itarishaka, ariko kuko nari nzi icyo ngomba gukora, naragiye ndakora, nkazaza nshaka umukuru w'itorero usenga nkamubura, nuje akicara inyuma, iteraniro rirakubita riruzura abantu b'Imana, ibintu biragenda. Ukazaza ujya kubona ukabona umwe araje ati yewe, ati buriya waje tutabishaka, pasiteri niwe wagushakaga, atari kutubabarira tubu ngubu twajemo noneho. Ariko ayayaya, kugeza ubwo ijuru ritegura operasiyo yo gukiza imitima, mukicarana muri babiri cyangwa batatu mu bupagani mushaka uko mupfubya ibintu byo gukiza umutima. Iyi korari irashaka kugura ibyuma, mureke iki gitaramo tuzagipfubye, tuzagende tubwire abakire bandi yuko batazakizamo kidateguye neza. Murabona nibagura ibyuma bazatwirataho, kandi nitwe korari inkuru yahabatanze. Ubwo si ubupagani? Hano haranditse ngo inshingano yose itujujwe ijya mu gitabo cy'urupfu. Icyaha cyose gikorerwa mu rwihisho niho gishyirwa. Abanywa inzoga bihishe, abajya gusambana bihishe, abagambanira abantu bihishe, n'abantu bavangira itorero bari ahantu hihishe ariho bapangira imigambi yabo. Byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Imiburo no gucyaha byirengagijwe. Ibintu ijambo ry'Imana ryakubwiye, ibyo wasomye, ibyo korari zaririmbye ngo bifashe umutima ntubyiteho, inama wagiriwe n'abantu b'Imana baje kugusura watannye, iyo utabihaye agaciro, ijuru ryandika mu gitabo cy'urupfu, kuko niho raporo zawe ziba ziri. Igihe cyapfushijwe ubusa, igihe gipfusha ubusa. Hari igihe dupfusha ubusa turi mu misingo. Ubu umuntu asigaye yicara akareba filime itarangira, basigaye bazisora ngo zitarangira. Turuka mu gitondo ureba filime ukavuga uti oya nshaka kuzareba aho biherera, kugeza ubwo ujya kubona ukabona umumama utazi n'ikigisho mu ishuri ryo ku isabato tugezeho ngo ni icyakangaye, arimo kuganira n'undi. None se wowe umuheruka yageze mu mujyi wo muri Amerika cyangwa aracyakora mu rugo? Ubu hari n'abantu birirwa bareba amateatere hano ku mateleviziyo yo mu Rwanda, utamubaza amakuru yo mu bwami bw'Imana. Ayo masaha mupfusha ubusa muzayabazwa. Hari abakobwa birirwa baryamye, hari abagore birirwa baryamye, hari abantu birirwa bakatakata ku rusengero. Reka ngire ikintu mbabwira, mubimenye kuva muri uyu mugoroba, amaboko adafite umurimo Satani yashakira iki? Umurimo. Mu gitabo cy'urupfu igihe cyakoreshejwe nabi cyandikwamo imbaraga zashowe mu kwimakaza ikibi, imbaraga zashowe mu kwimakaza ikibi, ingendo wakoze ugiye gutsindagira ikibi no kuvuga amazimwe, amafaranga watanze ugiye gushyigikira ikintu kibi, umwanya wamaze kugira ngo ikintu kibi cyitsindagire mu bantu. Ibi byose ijuru rizabibabaza. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, amateka yacu yo gucungurwa guturuka kuri Adamu kugeza ku kugaruka kwa Yesu, nta munsi n'umwe Imana izagirira impuhwe icyaha. Nta muntu n'umwe yabaye ku isi bimworoheye. Abari mu isi bose bagombaga kumenya uko bitwara imbere y'ibi bitabo. Kubw'ibyo rero mwongere mwibuke amagambo abagatulika banditse muri Bibiliya ntagatifu. Ukwiye gutinya Imana, warangiza ugakomeza amategeko yayo. Nibyo bintu bibiri ubereyeho. Nshuti zanjye, nagira ngo nihute nshaka umusozo. Mu gitabo cy'Umugenzi paji ya 33 tuhabwirwa igitekerezo cy'umuntu wagiye ahantu abona abantu benshi. Musobanuzi amujyana bugufi bw'urugi, asanga abantu benshi baruhagaze iruhande,
nk'abashaka kwinjira ntibabihangare, kandi bugufi bw'urugi hari hicaye umuntu ufite ameza imbere ye. Ayo meza yari ariho igitabo n'icupa rya wino, ngo yandike izina ry'umuntu winjira wese. Kandi mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda bifurebye ibyuma, bari bafite intwaro biteguye gukomeretsa uko bashobora abantu bashaka kwinjira. Ibi bishushanya filime y'uburyo abantu bashaka kwinjira mu ijuru bagomba kwitwara. Mukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya abafite intwaro. Mukristo agiye kubona, abona umuntu w'intwari aza, yegera uwo mwanditsi aramubwira ati, mutware, andika izina ryanjye. Araryandika. Maze uwo mugabo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro. Baramukubita cyane ntiyakuka umutima na hato, atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi abashaka kumubuza kwinjira, no gukomeretswa izindi nyinshi nabo abacamo bose, yinjiramo imbere mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagendaga ku ipfundo ry'inzu hejuru bati, injira, injira mugenzi, ugororerwa ubugingo butagira gute, budashira. Ubwami bw'Imana burasaba abantu biyemeza, burasaba abantu bakura inkota, burasaba abantu bamenya yuko kujya mu ijuru ari urugamba. Ariko mbere yuko ukora ibintu byose ntukajye wita ku banyabwoba. Uyu mugabo yarahageze abona hari abantu b'abanyabwoba bashaka kwinjira ariko batinye kurwana. Kubwo gutinya kurwana rero batinye no kwiyandikisha izina ryabo mu gitabo. Uwo mugabo ahageze ntiyitegereje abo bantu batinye. Reka njye ikintu nkubwira, iby'ijuru nujya kubijyamo ntukajye wibaza ngo ese ko ngiye gukomeza amategeko y'Imana n'Isabato irimo, bene wacu bo barabivuga wiki. Hari abanyabwoba baba babizi baratinye kubyinjiramo. Wowe icyo usabwa ni iki? Ni ukwandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Warangiza ukambara intwaro z'Imana, ukarwana intambara, ugahangana n'ikinyoma, ugahangana n'abadayimoni, ugahangana n'abantu bakoreshwa n'imyuka mibi abo Satani akoreramo, kugeza igihe uzabwirwa amagambo avuga ngo, injira, injira mugenzi, ugororerwe ubugingo bugize gute, budashira. Uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Kristo agiye kugaruka. Abantu barimo baribeshya yuko kuba mu bitabo by'idini ari iby'Imana. Reka mbabwire, nta bitabo byo mu isi Imana izitiza igiye gucira abantu urubanza. Muri korari yawe ushobora kuba uri intwari utangamo n'amafaranga, ariko kuba utanditse mu gitabo cy'ubugingo ni ikibazo. Ushobora kuba wanditse mu bitabo by'idini, uri mu bantu bakoze ibikorwa bidasanzwe, ariko cyaba ari ikibazo uramutse utanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2:20, Yohana yaranditse ngo, nanone bana bato, mugume muri we kugira ngo niyerekanwa tuzabona uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza. Amen. Ntabwo nkwifuriza kuzabebera, ndifuza yuko igihe Yesu azaba agarutse ashagawe n'abamarayika, mu gihe abapfuye bazaba bazutse, uzaba ufite umutima userebura uvuga uti, Imana, imyaka namaze ku isi, ibikorwa byanjye byanditswe mu gitabo cy'urwibutso, kandi nanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe ku kuremwa ku isi. Niyo mpamvu nakomeje ijambo ry'Imana, nkomeza amategeko 10 yayo n'Isabato irimo. Niyo mpamvu nagize ibyo ndeka kurya, ngira ibyo ndeka kwambara, ngira ibyo ndeka kugenderamo, nagiye ngira ibyo niyakana kundaga. Nemeye kugira ibyo mpomba kugira ngo nzabone Yesu amaso ku maso. Nicyo gituma mbabwira ngo mugume muri Yesu kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere y'ubwo azaza. Ndasoza nkubwira ngo ikintu gikenewe ni ukwihana, ikintu gikenewe ni ukwiyegurira Imana.
ikintu gikenewe ni ugusaba Imana igahanagura izina ryawe mu gitabo cy'urupfu, izina ryawe rikimurirwa mu gitabo cy'urwibutso n'igitabo cy'ubugingo. Kandi ibyo birahiterwa n'amahitamo yawe. Muri uyu mugoroba umuntu ushaka guhindura amazina ngo ave mu gitabo kimwe ajye mu kindi, ni ubushake bwawe imbere yawe. Amateka yawe wayabonye, ibyo ukora wabibonye, aho byanditse wahabonye, ni uburenganzira bwawe kwandikisha. Uyu mugoroba ndashima Imana kandi nyisaba ngo igire icyo yandika ku mitima yacu mu izina rya Yesu. Tugiye guhaguruka, muhagurukiraho muri. Tugiye kuririmba indirimbo yacu ya 5. Mu gihe tuyiririmba iyi ndirimbo ya 5, umuntu wifuza guhindurirwa ubuzima, guhindurirwa amateka, gutera umugongo ikinyoma, uwo muntu atera intambwe aze tumusengere. Mu gihe indirimbo turimo kuyiririmba, kuko ari nayo ndirimbo yacu isoza, wowe wifuza guhindurisha izina, wowe wifuza guhindurisha izina mu irangamimerere ry'Imana, kuko izina ryawe ryanditswe nabi kandi ryanditswe ahantu hatariho, utambuka uze kugira ngo tugusengere muri uyu mugoroba. Abari ku buhanga bw'ibyuma mudufashe indirimbo ya 5. Mudufashe dutangire. Murinzi we menyesha igihe, mbesi wacu ni muhero, ati joro ryijimye cyane ariko buracya. Ntukarire gumya ugende, nturorere kwiringira, kugeza igihe uzasora mu munsi uhoraho. Murwanyi we ryo mbwira nawe ansubiza yitonze ati, intambara igiye gushira, guma ku rugamba. Wibabara ihangane, wireke imirimo yawe, kuko tuzabona impambo tumaze gutsinda. Ndacyabazi tera intambwe uze niba uhari, tera intambwe uze wiyegurira Imana muri uyu mugoroba. Giye guhanguka hazindida shira. Ntukarire, ntukarire bimenyetso byerekana ho tugeze, kandi ibintu byose byaremwe biritega impanda. Imuhiru buni bugufi, tunezerwe mu mitima, duhumure ko tuzakira dushiraga inda. Ntukarire tuzabana amakuba zabashize, ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data. Mbere yuko dusenga, umuntu wifuza kwiyegurira Imana, wifuza guhindurirwa amateka, udashaka guheranwa n'ikibi, ushaka kujugunya umwanda muri uyu mugoroba, ndakwinginze mu mbaraga z'Imana, jugunya umwanda w'icyaha,
ubuzima bwawe bushyire mu biganza bya Yesu. Tandukana n'ibyo wishuka. Yesu arambuye ibiganza aragushaka. Ese n'uyu mugoroba ugiye gutaha uko waje? Ndakwinginze, niba Imana yacanye umuriro mu mutima wawe, ngwino wiyegurire. Nta yindi ndirimbo turirimba. Niba ijuru ryacanye umuriro mu mutima wawe, ndakwinginze, orohera umwuka wera. Wigagara, wikwigagaza. Imana ifite ibyo ishaka gukora muri wowe, irashaka kuguhindurira amateka. Wikwigagaza, ndakwinginze, tera intambwe ze. Niba hari urimaho, natambukaze. Imana iringinga, ijambo ryayo riringinga, umutima nama Imana wawe irimo irawukoreramo. Ntiwemere gutaha uko waje. Mushiki wanjye, Imana iguhe umugisha. Uranesheje, uranesheje. Ijuru ritambuka abantu babikinisha. Igihe kirimo gupfa ubusa ntabwo kizagaruka. Kenshi na kenshi mu bihe nk'ibi ngibi byo kwiyegurira Imana, Satani abwira abantu ko n'ejo hahari, abwira abantu yuko batari babi cyane, ndetse ukuri iyo kumaze gutangwa, Satani arababwira ati nimube mwiyicariye, hari abandi barimo kubwirwa, ntabwo ari mwebwe. Ndakwinginze, niba uhari ijuru ryacanye umuriro mu mutima wawe, ngwino wiyegurira Imana. Hindurisha amazina. Uyu mugoroba ntusanzwe. Yesu arashaka kuguhagurutsa mu ntege nkeya, arashaka kugukura muri bya bindi byakugoye, arashaka guca imigozi kuboheye mu cyaha. Kuki utakumvira umwuka wera? Niba uhari mbere yuko dusenga, ngwino dusenge. Tera intambwe. Erega kuva aho ngaho umuntu aza hano, ni imbaraga umuntu atizwa n'Imana. Izi ni imbaraga umuntu atizwa n'Imana. Imana iguhe umugisha mwene data. Izi ni imbaraga umuntu atizwa n'Imana. Utabashije guhaguruka mu ntege nke ufite ngo utere intambwe, ntuba uzanahaguruka mu kintu cyakubasa. Ariko gufata umwanzuro ukereka Imana yuko uyifuza mu mutima, kiba ari ikimenyetso cy'uko ijuru rigomba kukoherereza abasirikare bashoboka bose ngo bakurwaneho. Isengesho ryacu risoza. Ese hari undi usigaye? Hari undi usigaye? Niba uhari, tera intambwe. Mpamagare uwo twateganyije, urasenga, egera hino, udusabire umugisha. Twese duciye bugufi dusenga Imana. Urakoze Mwami Imana yacu uri mu ijuru ryera, izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro. Ni ukuri turakunezererewe muri uyu mugoroba, tukuvugirije impundu kuko wahagarikiye ijambo ryawe, ndetse na mwene data uritunyujije imbere wamuhagarikiye. Kandi ijambo ryawe kuko ritagenda ubusa, rigarukanye umunyago, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aba bavandimwe bateye intambwe tubashyize mu biganza byawe, kugira ngo ubwo bacitse ibyongorero by'umwanzi ubashyire mu gituza cyawe. Kandi n'abatabashije gutera intambwe ngo bahagarare hano imbere, turatsinzwe. Ni ukuri ukomeze watse umuriro mu mitima yacu, kugira ngo ducike umwanzi Satani, tuguhungireho, nuhishurwa ku bicu tuzabona ubugingo buhoraho. Ni ukuri tugushimiye ko watubashishije kugera ahangaha, ngo n'umuti w'uyu mugoroba tubashe kuvugutirwa. Nuko rero udushoboze kuwunywa, kandi udukize, nuhishurwa ku bicu tuzagusanganire. Turashoje, ariko wowe ntusoza, kuko urakora, kandi kugeza ku mperuka y'ibihe uzaba ugikora. Ukomeze ukorere umurimo muri twe, kugira ngo ijambo ryawe rikomeze ribyare impinduka muri twebwe, ridutegurire kuba batahajuru, nuhishurwa ku bicu tuzagusanganire twishimye. Uyu mugoroba turakwiragije kugira ngo ukomeze kuba Imana yacu, natwe twemere kukubera abana, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.